Yesu nashimwe inshuti za Berwa TV, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Nizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro, turashima Imana. Nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'igikuba cyacitse mu bacu. Imana y'amahoro nibishimirwe, yuko nta n'inkuru mbi twumvise ku bashuti ba Berwa TV, kandi dukunda kuvuga ngo naho bitameze neza mukomere. Ntabwo twayibaza ngo uragira ute, nibwo bumana bwayo ifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu mu kiganza cyayo. None bishobora kwanga ariko ejo bikemera. Ndabashuje rero inshuti zanjye, nk'ibisanzwe turi kuri Berwa TV, turi kumwe na mama Berwa. Dushuje abashuti bacu bari mu Rwanda, abashuti bacu bari i Burundi, abashuti bacu bari Uganda, abashuti bacu bari Tanzania, abashuti bacu bari Kenya, Malawi, Mozambique, abashuti bacu bari muri Amerika, Canada, mu Bubiligi, mu Bufaransa, abashuti bacu bari muri China, abashuti bacu bari muri Congo, mu mpande enye z'isi zose. Dushuje abashuti bose ba Berwa TV, turabwiye ngo ni ukuri Imana y'amahoro ibishimire kandi bahe umugisha mu byo mwerekeje amaboko byose. Tuje nk'ibisanzwe rero mu ijambo ry'Imana, turi kumwe na mama Berwa. Reka tubanze twiragize Imana, niba yaturinze ikatugirira neza ni ukuri. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, Imana igira neza bugacya bukira, waturinze kuri uyu munsi wa none. Nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'igikuba cyacitse mu bacu, mu bishimirwe. Mbere y'uko rero tugira icyo tuvugira imbere yawe, nyemerera amaraso yawe tweza dukureho umugayo. Ngiye ugiye kuvugira ijambo ryawe umureho umugayo wose, ntaba ari njye ahubwo urubuke uvugire muri njye, kandi n'abagiye kumvira ijambo baryumvire muri wowe. Njyambaje nizeye izina ryawe ryera, amen. Tugiye gusoma muri Yesaya igice ni icya mbere n'umurongo wa 16. Tugiye gusoma muri Yesaya igice cya mbere n'umurongo wa 16. Haravuga ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimwiyuhagire, mwiboneze. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimwiyuhagire, mwiboneze. Haleluya! Nimwiyuhagire, mwiboneze. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimwiyuhagire, mwiboneze. Mu yandi magambo, bijya bibaho ko umuntu yatura, ariko akatura akiyuhagira ariko ntiyiboneze. Cyangwa se no mu buryo bw'umubiri, mu cyaro ujya kubona ukabona umuntu yoza amaguru, yoze n'amaboko, ariko iki gice ntabwo acyoze. Muri make ntabwo uyu muntu aba yiyuhagiye ngo yiboneze. Rero no mu kwihana cyangwa se mu kwatura ibyaha byacu, usanga ariko dukunze gukaraba. Umuntu agasambana akihana amarari, umuntu agasambana akihana gusomana, cyangwa se umuntu agakora ibindi akiba, akavuga ngo Imana imbabarire kujyana ikiziriko cy'ihene. Bene twize ubwenge bw'uburyo dusigaye twihanamo, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye. Ngo mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye. Imana irabizi yuko nta handi dukorera ibyaha. Imana irabizi ko dukorera ibyaha mu kazi turimo. Imana irabizi ko dukorera ibyaha mu murimo w'Imana turimo. Imana irabizi ko dukorera ibyaha mu mibereho yacu. Ahantu umuntu wese ari niho ahurira n'ikigeragezo. Niba uri muri bizinesi, urahurira n'ikigeragezo muri bizinesi. Niba uri muri biro, urahurira n'ikigeragezo muri bizinesi. Niba utwara, urahurira n'ikigeragezo mu muhanda. Niba uri umuganga, urahurira n'ikigeragezo mu muhanda, mu bitaro. Niyo mpamvu bisaba, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu. Ni ukuri, mukure ibyaha byo mu mirimo yanyu imbere yanjye. Ni uko Imana izi yuko nta handi dukorera ibyaha ari mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi ntabwo twirirwa turyamye, ntabwo twirirwa dusinziriye, ahubwo tuba turi mu bikorwa byacu. Rero Imana iratubwiye ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukure ibyaha byo mu mirimo yanyu imbere yanjye.
ngo mureke gukora nabi, mureke gukora nabi. Imana irabizi ko dukora nabi, ngo mureke gukora nabi. Haleluya, ngo mureke gukora nabi. Birashoboka yuko burya iyo umuntu akora neza n'iyo akora nabi arabimenya. Iyo wakoze ikintu kibi n'iyo wakoze ikintu cyiza urabimenya. Ngo mureke gukora nabi, tureke gukora nabi. Iyo wabeshye urabimenya ko wabeshye, iyo wariganyije urabimenya ko wariganyije, iyo wibye urabimenya ko wibye, iyo warenganyije urabimenya ko warenganyije, iyo watandukira urabimenya ko watandukiriye. Ikintu cyose Imana yadushyize imbere ubwenge bwo kumenya ikibi n'icyiza, ngo mukore ahubwo mukore ibyiza. Ngo mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Ngo murenganure abarengana, ngo mucire imfubyi urubanza rutabera, murenganure abapfakazi. Haleluya, haleluya. Imana irabizi ko turi mu isi hari aboroheje n'abakomeye. Imana irabizi ko turi mu isi hari abagomba kuyobora n'abagomba kuyoborwa. Imana irabizi turi mu isi ko hari abaja ndetse hari abagaragu ndetse n'abaja. Imana irabizi ibyo byose yuko hari ababosi n'abakoresha. Rero niyo mpamvu Imana itubwiye ngo mucire imanza zitabera, ngo murenganure imfubyi n'abapfakazi. Haleluya, haleluya. Murenganure imfubyi n'abapfakazi. Imana irabizi ko mu buzima bwa buri munsi duhura n'abarengana n'abagomba kurenganurwa. Birashoboka yuko udahura n'imfubyi n'abapfakazi, ariko ugahura n'umusore akarengana, ugahura n'umugabo akarengana, ugahura n'umumama akarengana. Bibiliya duhaye urugero ku imfubyi n'abapfakazi, ariko muri iyi minsi usanga abantu benshi bari kurengana mu byiciro byose. Abantu barengana, ugasanga abantu barafunze bazira akarengane, ugasanga abantu bari mu kaga bazira akarengane, ugasanga abantu bari mu bibazo bazira akarengane. Iravuga rero ijambo ry'Imana tubwiye ngo ni mwiga gukora ibyiza. Ese ni iki ubundi gishobora kudutandukanya n'abadakijijwe? Niba uri umukristo byanze bikunze ugomba kwiboneza. Niba uri umukristo ugomba kugira uko ugenda. Niba uri umukristo ugomba kugira uko ukora mu murimo wawe wa buri munsi. Niba nta tandukanyirizo ufite hagati y'abatizera cyangwa y'abapagane tubivuge, niba nta tandukanyirizo ufite mu mirimo yawe ya buri munsi ngo utandukane nabo muri kumwe batamenye Yesu nk'umwami n'umukiza, ntabwo urasoma, ntabwo uri umukristo. Umukristo ahari agira indangagaciro, umukristo ahari agira ibintu bimuranga, umukristo ahari agira uko avuga, umukristo ahari agira uko areba, umukristo ahari agira uko yambara, umukristo ahari agira uko yitwara, umukristo ahari aba afite indangagaciro z'ubukristo bwe. Hano rero Imana yatubwiye ngo ni mwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye. Ngo mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye. Birashoboka yuko hari ibyaha wakoreraga mu kazi kawe ka buri munsi, birashoboka ko hari ibizira wakoreraga mu kazi kawe ka buri munsi, birashoboka ko mu buzima bwawe hari kabone niyo waba udahaguruka ngo ujye mu kazi ukirirwa mu rugo, birashoboka ko utabanira neza abaturanyi, birashoboka ko utabanira neza bo mu mubana hamwe, birashoboka yuko hari ukuntu utabanira neza bo mu muryango, birashoboka ko mu bikorwa byawe bya buri munsi hari uko utagenda neza. Rero niba Imana itureba ikadusangamo ibi byaha, kudakora neza, kutarenganura, birasanga hari ugusanga akubwira ikibazo ntumwumve ukakigoreka bitewe nuko aje kukikubwira wakubwiraho amuruta. Imana rero niyo mpamvu itubwiye ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu ya buri munsi. Nkaba nabihuje n'ijambo nkavuga ngo ni gute indangagaciro z'umukristo nyawe, itandukanyirizo ry'umuntu ukijijwe n'udakijijwe, nuko aba yiboneje. Haleluya. Iyo wiboneje, iyo wakuyeho ibyaha byawe ukicara imbere y'Imana, ukaba wababariwe, byanze bikunze Mwuka Wera aramanuka akaguha indangagaciro zigomba kukuranga. Umukristo udafite indangagaciro mu kazi ntahaba atandukaniye n'udakijijwe. Umukristo udafite indangagaciro mu bo babana ntahaba atandukaniye. Nta mukristo wo kuvuga uko ashaka, nta mukristo wo kugenda uko ashaka, nta mukristo wo gukora uko ashaka, nta mukristo ukwiriye kutagira indangagaciro. Imana y'amahoro itugirire neza, kandi Imana y'amahoro ikomeze twiteho. Ngo mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga. Haleluya. Nimuze
nimuze abakristo tujye inama, mbese twakwitwara dute nk'abakristo? Nimuze, aravuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Nimuze abamenye Imana, tumenye uko tujya inama, tumenye uko dukwiriye gukora, tumenye uko dukwiriye kuvuga, tumenye uko dukwiriye kwitwara, duhugurane. Amina. Ndakunda kuvuga ngo ubaye umbona hano kuri kamera ukabona ntameze neza, ukabona hari imyitwarire mfite idahwitse, ntuce mu gikari umbwire utariko ibi bintu wabihinduye, waba umpemukiye. Kuko ijambo riratubwiye ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Muze tujye inama uburyo twazagera Siyoni, tujye inama uburyo twakubaka umurimo w'Imana, tujye inama uburyo twakura abantu mu byaha, tujye inama uburyo tutasubira inyuma, tujye inama uburyo twakomera mu by'uru rugendo. Niba abantu b'isi bashobora kujya inama bakavuga bati abarozi bakajya inama bakavuga bati tugiye kwica uyu murozi, abagambana bakajya inama bakavuga ati tugiye kugambanira runaka, abiba bakajya inama bakavuga ngo ati tugiye kwiba muri ubu buryo, abariganya bakavuga ati tugiye kuriganya muri ubu buryo. Inama zabo zigaterana bakajya inama. Ariko twebwe abantu b'Imana ni iki gituma? Kandi ijambo rirabitubwiye, riravuze ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Haleluya. Nimuze tujye inama z'icyatuma tubaho neza, nimuze tujye inama z'icyatuma dukomerera muri uyu murimo, ngo niko Uwiteka avuga. Ni ukuri nta muhanga mu by'uru rugendo, nta uragera ahantu Satani atarasa imyambi mu by'uru rugendo, nta uragera hatakenera umufasha mu by'uru rugendo, nta uraba intyoza cyangwa se umuhanga mu by'uru rugendo ku buryo atakenera mugenzi we. Umwuka waravuze ngo ingingo zose zirakorana. Umuririmbyi akenera umuvugabutumwa akenera umushumba akamuhugura, buri muntu wese afite uko akeneye undi. None ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Nimuze tujye inama z'uburyo natwe twazagera mu rugendo rujya mu ijuru. Tumaze kubona imbaraga z'imyuka mibi, bafite uburyo bajya inama bagahura, bakavuga bati nijoro bagakora inama, bakavuga bati turarimbura aka gace. Abarozi barahura bakajya inama z'uburyo bagiye kurimbura abantu. Eliminati, imiryango ya Eliminati, Afrimax ifite uburyo ihura. Ariko iyo ucunze ku isi yose usanga abantu b'Imana badafite uburyo bahura. Ni ukuri. Ntabwo abantu b'Imana bafite uburyo bahura bavuga bati isi iragoswe, reka duhure turimbure iki kizira. Ariko Afrimax, Eliminate ni imiryango usanga ngizwe international, ngifite uburyo ihura ikabizinga icyicaro cyayo kiraha. Ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo icyicaro cy'abakristo cy'abantu bashaka kuharanira gukora kw'Imana cyangwa imbaraga z'Imana cyangwa guharanira kurimbura ikizira gishaka kwinjira mu isi. Biragoye ko wabona ahantu uyu muryango uri, biragoye. Kandi twumva ko imiryango ya satanike ifite kwihura, bakavuga bati muri Nigeria niho hari umuntu n'uyu, muri Sudani, bakavuga uburyo aho bahurira, amanama y'abahurira. Ni ibintu byinshi twagiye twumva abantu bavuga, n'amakuru menshi twagiye twumva abantu bavuga ko bafite uburyo bikonegita, bafite uburyo bavuga. Ariko natwe ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Haleluya, haleluya. Nimuze tujye inama. Maze iminsi narashinze groupe y'abantu bagomba gusenga, nshyiraho abambasaderi. Havuga ngo Mana, aba bambasaderi ni abambasaderi bawe mu mpande enye z'isi. Havuga mu mpande enye z'isi bitewe n'abashuti mfite. Ariko ndi kubona n'aba bambasaderi batari kugira imbaraga, kandi numvaga yuko twagota isi, tugasengera impande enye z'isi. Ukavuga ati muri Amerika hari yuyu, mu Bufaransa hari yuyu, muri Kongo hari yuyu, mu Rwanda hari yuyu. Uwo muntu akaba ari ambasaderi w'Imana, akaba ari ambasaderi w'Imana. Avuga ati byanze bikunze ndakubitira aha ikizira ngiye kuzagera. Akaba bafite uburyo nabo bahura, ariko ubona abantu batabyitabiriye. Birambabaza iyo mbona iyi miryango iri gukora, ariko abantu b'Imana tutari gukora. Abantu banashaka kuza muri iyi groupe, ndashyiraho nimero mwumva mwifitiye ishyaka n'umuhati ryo kurwana ishyaka ry'umurimo w'Imana. Aho muherereye hose ku isi, muze dukubita abadayimoni, muze duhangane n'izi mbaraga, natwe Imana izatugirira neza. Shalom, ndabakunda, mugire umugoroba mwiza mwese, kandi ni ukuri ndabakunda. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye ko wabanye natwe. Reka ijambo ryawe ni ukuri rigira aho ridukura naho ridushyitsa, buri muntu wese ubasha kuryumva bizabashe kumugeza mu bwami bw'ijuru. Ndambaje nizeye izina ryawe ryera. Amen. Shalom, shalom, shalom. Ndabakunda, mwari muri kuri Berwa TV, muri kumwe na Mama Berwa. Kora subscribe, share na comment. Niba unyuzwe n'ijambo ry'Imana utabikora nk'umuhanga, ubikore ko ari icyo bigufashije, kuko icyo dukeneye nuko abantu bagira aho bava naho bagera ku by'uru rugendo. Imana ibahe umugisha, ndabakunda.